numva ndahemutse kububwo memerera kuba inshuti yiwe yahojeje kw'ikiganza cye numva ndahemutse kububwo memerera kuba inshuti yiwe kububwo memerera kuba inshuti yiwe kububwo memerera dushimiye Imana kubw'uyu munsi Imana iduhaye, umunsi mwiza, umunsi wo kwibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, twibuka ndetse n'urupfu rwe, tukibuka imibabaro ye iyo yagize ku musaraba i Golgota. Ibyo byose kuri uyu munsi tuba twibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, aho abakristo bose cyangwa se abemera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, ni umunsi wo guserebura, ni umunsi wo kwishima, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi navuga ko ari wo munsi itorero ryavukiyeho. Reka mbere yuko tujya mu ijambo ry'Imana dusenga Imana kugira ngo Imana idufashe muri iri jambo tugiye kuganira, kandi na buri muntu wese ukurikira iki kiganiro kugira ngo umutima we Imana ibashe kumwigisha kandi abashe kwigishwa n'umwuka wera. Duciye bugufi imbere yawe tugushima, tuguhimbaza, tukuramye kuko uri Imana. Turagushima kuko wemeye gupfa urupfu rwo ku musaraba. Turagushima kuko wemeye gutanga ubuzima bwawe ku bwacu. Turagushima kuko turiho. Ijambo ryawe riravuga ngo nukuri ubwo uriho natwe turiho, kandi ubwo utagipfuye ntabwo tuzapfa kuko twapfanye nawe kandi tuzukana nawe. Turagushimira ineza yawe, turagushimira urukundo rwawe. Urakoze kuko uri Imana igira neza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Kuko twabivuze, uyu munsi ni umunsi w'amashimwe, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi amatorero yose yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, ni umunsi aserebura, ni umunsi yishima kuko ari umunsi w'ubutsinzi. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje yuko tujya kuganira ijambo ry'Imana riboneka hariya mu gitabo cya Matayo ibice 28, kugira ngo tubashe kwigira hamwe ijambo ry'Imana, twiga umutwe w'amagambo uvuga ngo igitondo cy'ihumure. Igitondo cy'ihumure. Iyo tuvuga igitondo cy'ihumure kirimo amagambo abiri, kirimo igitondo, hakaba no irindi jambo rya kabiri ry'ihumure. Hari igitondo, hari ibitondo birahari kandi bitandukanye, ariko bibamo inkuru zitandukanye. Ariko reka tuvuge ku gitondo cy'umwami wacu Yesu Kristo, tuvuge ku bitondo bitatu, hanyuma tujye kureba n'ijambo ry'ihumure, ndetse ari naryo kuri uyu munsi dufite n'isi yose ifite irimo yizihiza Yesu Kristo, kuzuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Hari igitondo cya mbere, nshaka kuvuga ku gitondo cya Yesu Kristo. Hari igitondo cya mbere, ni igitondo umwami Yesu yavutseho. Igitondo Yesu avukaho, impundu zaravuze, amakuru yaramenyekanye, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko muri icyo gitondo umwami Yesu avuka, haravuga ngo abungeri barabimenye, bamenya icyo gitondo, bamenya yuko hari umwami w'abami wavutse. Nanone muri icyo gitondo umwami Yesu avuka muri icyo gitondo, cyabaye igitondo inkuru zageze no mu bakomeye, zigera n'abakomeye, abantu bose barabimenya, abungeri barabimenye,
abaririmbyi barabimenya. Ni ukuvuga ngo abantu batandukanye bamenye inkuru y'uko Yesu, y'uko havutse umwami w'abami, ndetse inkuru zageze no kwa Herode, zigera kwa Herode kugira ngo babanyabwenge banyura kwa Herode. Herode amenya yuko hari igitondo havutse umwami Yesu. Ni ukuvuga ngo cyari igitondo kuri bamwe cyari giteye ubwoba, ariko ku bandi byari ibyishimo. Kuri ba Herode bari bafite ubwoba, bazi yuko hari ababa bagiye kubasimbura, ariko kandi iyi nkuru ku bandi wari umunezero, kuko indirimbo zararirimbwe, indirimbo z'amashimwe ziririmbwa yuko havutse umwami w'abami. Hari igitondo kindi cya kabiri nakise ngo ni igitondo cy'ubugambanyi. Igitondo cy'ubugambanyi ni cya gitondo bafatagamo Yesu Kristo, igitondo bagambaniyemo abafarisayo n'abasadukayo, bagambanira umwami Yesu. Igitondo cyabayemo imibabaro, igitondo twavuga ngo cyabayemo ibintu byinshi. Cyari igitondo cy'amarira, cyari igitondo cy'amaganya, cyari igitondo cy'umuborogo, cyari igitondo cyo kwiganyira, cyari igitondo navuga ngo cyari cyuzuyemo umwijima. Cyari igitondo cyari cyuzuyemo umwijima, kuko nabigishwa ndetse batangiye guhunga, baratatana bafite ubwoba. Icyo ni igitondo cy'umwijima, ni igitondo cyari kibabaje. Hari igitondo cya gatatu aricyo nshaka kugira ngo kuri uyu munsi nshaka kugira ngo aricyo dusangira igitondo cyo kuzuka, igitondo cy'umuzuko. Haleluya! Icyo gitondo cy'umuzuko ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cyagaruye ibyiringiro mu bantu, ni igitondo cyazanye ihumure, abantu barahumurika. Ni igitondo ababyeyi bumva imitima isubiye mu nda. Ni igitondo abigishwa ba Yesu Kristo bari bafite ubwoba, bacitse intege, bihishe. Muri icyo gitondo cyabaye igitondo cy'ibyishimo, cyabaye igitondo cy'umunezero. Turajya kubireba mu ijambo ry'Imana, aho turi bujye gusoma hano muri Matayo. Ariko reka mvuge kandi kwihumure, kuko twavuze ngo turi buganire ku gitondo cy'ihumure. Ihumure ni iki? Ihumure, ijambo ihumure, buri muntu wese akenera ihumure. Buri muntu wese akenera guhumurizwa, akenera icyamuhumuriza. Nuvuga ngo waba muto, waba ukomeye, waba ufite amafaranga, waba ukize, waba uko waba umeze kose, buri muntu wese akenera ihumure. Ihumure nkuko buri wese agira ikimuhumuriza, niko kandi hariho n'ibintu akenshi bituma cyangwa se biduca intege, bidutera ubwoba, bikadutera ubwoba, bigatuma ryahumure umuntu atabasha gushikira cyangwa se kwakira ihumure. Narimbuze ngo ihumure, abantu bose bakeneye ihumure, buri muntu wese akeneye ihumure, ariko kandi hari igihumuriza. Abantu bashobora kwakira ihumure bakaryakira mu buryo butandukanye. Hari ushobora gutanga ihumure, muri rya humure ahumurije rikaba iry'igihe gitoya, ariko hari ihumure rindi rishobora kuza. Hari ushobora guhumuriza umuntu agahumurika, wahumurizwa ugahumurika. Niryo humure turi bujye kuganira, ari ryo humure ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ihumure ry'umwami wacu Yesu Kristo yahumurije imitima y'abantu, yahumurije abari bababaye, yahumurije abari bihebye, yahumurije abantu bose bumvaga bari bacitse intege, ndetse bamwe ibyiringiro bimaze gucika, nta byiringiro bagifite. Reka dusangire, dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Matayo nk'uko twabivuze, maze turebe icyo gitondo cy'ihumure, turebe uko umwami Yesu yahumurije abantu. Ibice 28 umurongo, ndahera ku murongo wa 5 kugira ngo tujye gufata umwanya wacu utari munini cyane. Ku murongo wa 5 aravuga ngo, ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya,
kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ku murongo wa 6, ntari hano kuko yazutse, kuko yavuze nimuze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubibwire abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Aho niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Ku murongo wa 8, bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubwira abigishwa. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data bajye i Galilaya. Haleluya. Nari mvuze yuko hari igitondo cy'ihumure. Iki gitondo cy'ihumure ndashaka yuko cyangwa nifuza ko tuganira kuri iki gitondo cy'ihumure. Igitondo cy'ihumure, twavuze yuko hari ibitondo bitandukanye, hagiye habaho ibitondo bitandukanye. Ibitondo bimwe byabaga ari iby'amarira, ibitondo by'umuborogo, ibitondo aho abigishwa ndetse babashaga kwihisha bakajya mu mazu bacitse intege. Ariko kandi habayeho igitondo cyiza, aricyo gitondo cy'umuzuko, aricyo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Ndagira ngo tujye ku murongo wa 5 n'umurongo wa 6. Umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7. Ndagira ngo dusangire iryo jambo aho ngaho. Icyambere kuri uyu murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6 biravuze ngo marayika abwira abagore ati, mwitinya, nzi yuko mushaka Yesu. Icyo ni icyambere kiri ku murongo aho dusoma ku murongo wa 5 n'umurongo wa 7. Murongo wa 5 kugeza ku wa 7 haravuga ngo marayika abwira abagore ati, mwitinya, nzi yuko mushaka Yesu. Hari impamvu uyu marayika ikintu cya mbere yabanje gukora ni ihumure, ni ukubahumuriza. Yarabahumurije arababwira ngo mwitinya, mwitinya. Ni ukuri kubera aba bagore urukundo bari bafite. Abagabo bose bari bacitse intege, abagabo bari bikingiranye mu mazu, abagabo bari bananiwe gusohoka. Ariko Bibiliya iravuga, iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Matayo, ugasoma n'ubutumwa bwiza bwa Mariko n'ubwa Luka n'ubwa Yohana, ubu butumwa ko ari bune bagiye bavuga mu buryo butandukanye, babivuga mu buryo butandukanye. Nka Yohana aravuga ngo avuga ngo mu rukerera, akavuga ngo igihe bagereye aho kumva. Mariko akavuga igihe bahagereye. Yohana avuga igihe baviriye mu rugo bajya aho kumva no kugera aho kumva. Ariko Mariko iwe akavuga igihe bahagereye. Ushobora gusanga izo nkuru zose ari Matayo, ari Mariko, ari Yohana, ari Luka, ushobora gusanga bose barabyanditse, ariko ukabona barabyanditse mu buryo busa naho butandukanye. Kuko umwe akavuga ngo mu rukerera, undi akavuga ngo mu gatondo kare. Ariko iyo ugiye ugasesengura usanga n'ubundi byose ari umwe avuga ahereye igihe bahagurukiye, undi akavuga ndetse igihe bahagereye. Ngo bahageze aho kumva, urumva bari bafite ubwoba. Bibiliya iravuga ngo Mariya Madagarena ngo bagiye, ngo isabato irangiye cyangwa se kuwa 6 nimugoroba, ngo baragenda bajya kugura ibihumura neza, kugira ngo bajyane kumva y'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko bazinduka mu gatondo kare, bahageze bari bafite ubwoba. Icyambere bibazaga uko bari bubigenze. Bari bazi yuko hariho ikibuye bashize kumva, ninde uri bubabirandurire, ninde uri bubakurireho cya gitare gikinze. Ntabwo bibazaga iyo shusho, bafite ubwoba, ariko kubera urukundo bituma bazinduka mu gitondo kare. Iyo usomye kuri uyu murongo wa 5 n'umurongo wa 6 n'uwa 7, biravuga ngo marayika abwira
abagore ati mwitinya, mwitinya. Ijambo ry'ihumure, ijambo ryo guhumuriza, ijambo nuvuga ngo icyo bakoraga cyose, iyo wumvise umuntu akubwira ngo humura, witinya, nukuri urakomera, ukumva yuko hari uwo muri kumwe, hari uwo murimo kugendana, hari ugusubiza mu imbaraga. Marayika yaravuga ngo mwitinya, nzi yuko uwo mushaka ari Yesu. Uwo mushaka ndabizi ko ari Yesu. Iyo usubiye haruguru gatoya, Bibiliya itubwira igita ukuntu hahinze ngo umushitsi Yesu amaze kuzuka. Uwo mushitsi cyangwa se icyo gishitsi cyahinze cyabaye inshuro ebyiri gusa. Umunsi wa mbere cyabaye wa munsi Yesu ari ku musaraba. Ubwo Yesu yari ku musaraba, Bibiliya iravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera ngo watabutsemo kabiri. Hanyuma ngo igishitsi kiraba, ngo umwijima ucura isi. Umunsi Yesu kandi azuka ngo igishitsi cyarabaye, igishitsi kiraza ndetse kibirandura cya gitare cyari cyegetseho. Marayika w'Uwiteka ngo yaramanutse, nuvuga ngo abarinzi bari aho bagize ubwoba, bahinda umushitsi, bari bafite ubwoba. Rero icya mbere marayika yakoze ni uguhumuriza, ni ugutanga ihumure. Arabwira ngo mwitinya, mwitinya. Na n'uyu munsi hari ijambo ry'ihumure. Muri iki gitondo hari ihumure rikubwira ngo witinya, witinya ibyo urimo kunyuramo, witinya ibyo urimo kubona, witinya ibikuzengurutse, witinya ejo hawe uko hazaba hameze, witinya, Yesu ari kumwe nawe. Hari ijambo ry'Imana, hari ihumure ry'Imana rikubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe. Niko Yesu yabivuze, yaravuze ngo nucya mu mazi ntazagutembana, nucya mu migezi nta kizagutwara. Hari ihumure ry'Imana. Buri munsi haba hari ijambo ry'ihumure rikubwira ngo witinya, witinya nshuti yanjye, witinya ibyo urimo kubona. Muri iki gihe hari ibintu byinshi bishobora gutinyisha abantu. Ngira ngo murabona iki cyorezo cyateye cya corona virus, abantu benshi, isi yose, navuga ngo isi yose itewe ubwoba. Isi yose iratekereza ejo uko bizaba bimeze. Isi yose irimo kwibaza ikavuga ngo ariko bizamera bite. Iyo unabirebye ukagerageza kureba statistique, ukareba imibare ku isi y'abantu barimo bapfa umunsi ku wundi. Ejo narimo ndeba imibare muri Amerika, ndeba imibare ibihumbi by'abantu bapfa ku munsi umwe gusa. Ni ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Ariko nubwo ibyo byose byaza, reka nkubwire, ijambo ry'Imana ni ihumure. Ijambo ry'Imana ni ihumure, riraduhumuriza. Kuko ibyo byose Yesu yabibwiye abigishwa be, yavuze no mu bihe bya nyuma uko bizaba bimeze, indwara z'ibyorezo n'ibindi bitandukanye. Ariko hari ihumure ku bamenye Imana, hari ihumure, hari ihumure. Iyo duhumurijwe n'Imana turahumurika. Mbere twavuze ngo abantu bose, buri muntu wese, ari ukomeye ari uworoheje, umuntu uwo ari we wese akeneye ihumure. Ariko twavuze ngo kandi buri muntu wese abona ihumure. Ariko hari itandukanyirizo ry'ukubwira ngo humura. Ushobora kumva ihumure rituruka ku mugabo wawe, cyangwa se rituruka ku mugore wawe, rituruka ku nshuti yakubwira ngo humura. Yego ni byiza kandi biranakwiriye, ni nabyo dusabwa cyane nk'abantu bemera Imana, bizera Imana. Ariko reka nkubwire, hari ihumure rituruka ku Mana. Hari igitondo cy'ihumure. Iki ni igitondo cy'ihumure. Iki ni igitondo ijambo ry'Imana rimanukiye kugira ngo riguhumurize, rimanukiye kugira ngo rigusubizemo imbaraga. Kuri uyu murongo wa 5 w'ibice 28 w'igitabo cya Matayo, umurongo wa 5 n'umurongo wa 6, hariho ibintu bigeze nko kuri 3. Icya mbere yaravuze ngo ntari hano, yazutse. Uwo ni marayika wababwiraga inkuru nziza, abaha inkuru nziza, arababwira ngo ntabwo ari hano, yazutse. Haleluya! Yesu Kristo yazutse. Ushobora kuba wowe ukirimo mushakira mu bapfuye, ushobora kuba ukirimo mushakira mumva, ushobora kuba ukirimo mutekerereza mumva, ariko reka nkubwire ngo hari humure. Yesu yazutse. Muri iki gitondo nkuzaniye inkuru nziza. Muri iki gitondo ndakubwira inkuru y'ihumure ivuga ngo humura, ntakiri mumva. Humura, Yesu ni muzima.
niko umuririmbyi yavuze. Umuririmbyi yaravuze ngo ubwo atagipfuye ngo nanjye singipfuye, ngo nkuko njye na Yesu ngo turi umwe, njye na Yesu turi umwe, twabaye umwe, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo twapfanye na Kristo ngo kandi twazukanye nawe. Twapfanye na Kristo mu rupfu rwe, tuzukana nawe. Ubu ngubu Yesu ni muzima. Niba Yesu atagipfuye, niba Yesu atakiri mumva, niba Yesu atakibarwa mumva, reka ngubwire ngo Yesu ni muzima. Ubwo atagipfuye nawe ntugipfuye. Inkuru ya kabiri yarabwiye ngo nimugende mubibwire abigishwa. Haleluya. Nimugende mubibwire abigishwa. Uyu munsi ni wowe mwigishwa, uyu munsi ni njye mwigishwa. Haravuga ngo nimugende mubibwire abigishwa, kuko abigishwa ba Yesu Kristo bari mu nzu bikingiranye, bari mu nzu batekerezaga ejo habo uko hazamera, batekerezaga gushinyagurwa kw'abaroma, batekerezaga uburyo bazavuga. Bari baravuze ko Yesu ari umwami, baramwamamaza, bagendana nawe, babona ko imirimo, babona ko ibitangaza. None arapfuye. Ntuvuga ngo barimo baribaza, bari bacitse intege, nta byiringiro. Ariko Yesu amaze kubonekera aba bagore, marayika amaze abaha message, aravuga ngo nimugende mubibwire abigishwa. Nimugende mujyane iyo nkuru. Uyu munsi ijambo ry'Imana ahubwira ngo Yesu ni muzima. Haguruka ujyane inkuru ya Yesu Kristo. Haguruka ujye kubyamamaza. Haguruka ubivuge, uvuge ko Yesu ari muzima, uvuge ko Yesu atakiri mumva, uvuge ko Yesu yazutse. Yesu yarazutse, ni muzima. Ubwo atagipfuye nanjye singipfuye. Icya gatatu yababwiye, yavuze ngo cya gatatu, aha niho muzamubonera. Yababwiraga aho bazahure nabo. Haravuga ngo nimugende, aha niho muzahura, mubabwire yuko aho ngaho ariho muzamubonera. Ku murongo nanone wa 9, ku murongo wa 9 naho nahakuye amagambo ageze kuri 3. Umurongo wa 9, ku murongo wa 9 aravuga ngo buzura ibineza neza byinshi. Aho turayisanga ku murongo wa 8, usubiye inyuma gato ku murongo wa 8, ngo buzuye ibineza neza byinshi. Biratangaje kubona abantu bari bafite ubwoba, kubona abantu bari bacitse intege, kubona abantu bari buzuye ubwoba. Marayika akabahumuriza akavuga ngo mwitinya. Ariko amaze kubabwira iryo jambo ryo kubabwira ngo mwitinya, Bibiliya hano ku murongo wa 8, kuri uyu murongo wa 8 w'iki gice cya Matayo 28, ku murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo buzuye ibineza neza byinshi. Ntuvuga ngo buzura ibineza neza. Ibineza neza birabuzura inkuru. Bumva baranezerewe, banejejwe n'inkuru, banejejwe nuko Yesu Kristo yazutse, banejejwe nuko Yesu Kristo ari muzima. Kandi aya makuru ntabwo ari amakuru y'imbarirano, ahubwo ni amakuru yuko bigereye kumva. Ni abahamya bo guhamya ibyo babonye, ni abahamya bo guhamya ibyo bumvise kandi banarebye. Umuhamya agomba kuba ahamya ibyo yabonye, ibyo yiboneye, cyangwa se ibyo yiyumviye n'amatwi. Ni ukuvuga ngo abagore bari biboneye neza, bigereye kumva, babona ko Yesu atakiri muri yamva. Icya kabiri, bariyumviye neza. Marayika w'Uwiteka arabwira ngo nimugende kuko nzababanziriza aho ngaho. Haleluya. Dufite inkuru nziza y'umwami wa Yesu Kristo yuko ari muzima. Dufite inkuru nziza yuko umwami wa Yesu Kristo atakiri mu gituro. Dufite inkuru nziza yuko umwami Yesu Kristo yazutse, yarazutse, ni muzima, yicaye iburyo bwa se, atunihira iminiho itavugwa. Yesu Kristo ni muzima. Inkuru ya gatatu cyangwa se ya kabiri, kuri uyu murongo n'ubundi wa 8 w'ice 28, inkuru ya kabiri, ngo bariruka bajya kubibwira abandi. Inkuru ya kabiri, icyambere buzuye ibyishimo, buzuye umunezero. Ariko icya kabiri ngo bariruka bajya kubwira abandi. Bariruka.
iyo ufite inkuru nziza, iyo ufite inkuru nziza, inkuru y'agakiza, reka nkubwirishe ukuri, ntabwo ushobora gutuza, ntabwo waceceka, ntabwo ushobora kuyicarana. Reka nkubwire n'inkuru z'abantu gusa. Iyo umuntu akubwiye n'inkuru nziza, ushaka uburyo washaka inshuti yawe, washaka umuvandimwe wawe, washaka uwo wizeye kugira ngo byibura umugezeho ya nkuru. Aba nabo bumvaga ngo barirukanka bajya kubwira abandi, bajya kubabwira ibyo babwiwe, ibyo babonye, bajya kubabwira inkuru nziza. Reka nkubwire inshuti mwene data, niba warakiriye Yesu Kristo, niba waramenye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, reka nkubwire ntukicarane iyo nkuru, ntukicarane inkuru. Genda ubivuge mu midugudu, genda ubivuge mu birorero, genda ubivuge mu bataramumenya, genda ubivuge. Nuko nsubiye inyuma gato, n'aba bandi babarinzi nabo birukankanye inkuru, nabo bajyanye inkuru, kuko Bibiliya iravuga ngo nabo ubwabo ngo bajyanye inkuru, ngo bajya mu midugudu, baragenda bajya kubibwira abandi, bajya kubibwira abasanze abategetsi, bajya kubibwira kugira ngo bababwire ko Yesu Kristo yazutse. Ndetse aravuga ati reka dutange amafaranga, tubahe ibiguzi kugira ngo iyi nkuru mudakomeza kuyamamaza. Reka nkubwire, Yesu Kristo ni muzima, Yesu Kristo ni muzima. Genda wamamaze ubutumwa bwiza, genda wamamaze iyo nkuru, genda uyibwire abatarabimenya, genda ubibwire babandi bayizi. Wamamaze ikiri muri wowe, ntigishobora gutuma uceceka. Inkuru nziza iri muri wowe ntiyatuma uceceka. Niyo mpamvu navuga ngo iki ni igitondo cy'ihumure. Iyo umuntu ahumurijwe, iyo umuntu ashubijwe mu imbaraga, iyo umuntu amaze gukomezwa, reka nkubwirishe ukuri, iyi nkuru urayamamaza, urayivuga. Haleluya. Iyo urebye u Rwanda aho rugeze muri iki gihe, ukareba ubu ngubu turi mu gihe cy'icyunamo, igihe cy'icyunamo cyo kwibuka abatutsi, jenoside yabaye muri 1994. Iyo ureba uko byari bimeze muri uku kwezi, ukareba inkuru zarimo zitambuka muri uku kwezi, ukareba imitima ukuntu yari ibabaye, ukareba imitima ukuntu yari ikomeretse, ukareba imitima ukuntu yari icitse intege, ukareba imitima ukuntu yari yihebye, nta byiringiro na gato. Utekereza ngo ariko bizagenda gute? Uvuga ko igihugu cyose cyabaye umwirare, igihugu cyose cyuzuyemo amaraso, igihugu cyose cyuzuye umuborogo mu bana, umuborogo mu bakuru, umuborogo mu bakomeye, umuborogo mu bakire, mu bakene, umuborogo cyari. Ariko ihumure ry'Imana rimaze kuza. Bene data, reka nkubwirishe ukuri, uwamenye Yesu n'ubu ngubu aramamaza ishimwe rye, arahumuriza abandi, kuko afite ihumure, afite uwamuhumurije. Iyo hari uwaguhumurije, banzure ninde waguhumurije? Iyo Kristo aguhumurije, iyi nkuru ntabwo ushobora kuyicarana, ntabwo ushobora guceceka. Muririmbyi niko yabivuze, yaravuze ngo njye sinzaceceka namba, nzavuga ibyiza byose Yesu yankoreye. Njyewe sinzaceceka, ntabwo nzaceceka, kuko nzavuga ibyo Yesu yankoreye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bamwe baratanga ubuhamya, bavuga ubuhamya bakavuga ngo ari kuriya muntu aho ntiyasaze. Oya, ntabwo yasaze, ahubwo yarahumuritse, afite ihumure riva ku Mana. Iyo wahumuritse, iyo wahumurijwe n'Imana, iyo Yesu Kristo yabonye icyicaro muri wowe, iyo Yesu Kristo yamaze gutaha mu mutima wawe, ubona ihumure. Iyo wahumuritse ubasha guhumuriza abandi. Umutima wakize ufite ihumure ubasha gutanga irindi humure. Umutima wahumuritse ubasha guhumuriza n'abandi. Nanone kuri uyu umurongo wa 9, umurongo wa 9 muri iki gice cya 28 Matayo, umurongo wa 9, Yesu ahura nabo arababwira ati amahoro. Haleluya. Yesu ahuye nabo kuri uyu murongo wa 9, biravuga ngo hano bari bakiri mu inkuru za marayika, ibyo yababwiraga nuko yabatuma. Ariko bageze noneho kuri uyu murongo wa 9, Yesu ahura nabo arababwira ati amahoro. Haleluya. Amahoro abe mu mitima yanyu, amahoro abe mu ngo zanyu, amahoro ya Yesu Kristo. Umuririmbyi yaririmbye neza, yaravuze ngo ngaya amahoro meza atangwa na Yesu. Aravuga ngo inshuti zawe ntizayatanga, abavandimwe ntibayaguha.
amafaranga ntiyaguha amahoro. Reka nkubwire ikintu kimwe gusa gishobora kuduha amahoro, ni ukwakira Yesu Kristo. Uyu munsi ndagusaba kugira ngo niba utaramwakira, umwakire nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Amahoro Yesu atanga si nk'ay'abantu batanga. Reka nkubwire, imiryango ya Zaroni ishobora gutanga amahoro, ariko amahoro y'igihe gitoya, amahoro y'umwanya muto, afite igihe runaka, ariko hari utanga amahoro y'iteka. Yesu yarababwiye ngo amahoro yanjye abe muri mwebwe, amahoro yanjye. N'igihe Yesu, iyo ukomeje ugasoma izo nkuru ugakomeza hepfo, Yesu amaze kwiyereka abigishwa, ikintu cya mbere yavuga ngo amahoro yanjye abe muri mwe. Yesu ntabwo yababwiye ngo mbasigiye amazu menshi, mbasigiye amazu akomeye, mbasigiye amadiploma akomeye ahanitse, ariko Yesu yarababwiye ngo amahoro. Iyo umuntu afite amahoro, umva nkubwire, iyo ufite amahoro ubasha gutanga amahoro. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Reka nkubwire, ntabwo ushobora kubana n'abandi amahoro niba ya mahoro aturuka kuri Kristo Yesu, niba Yesu Kristo atarataha mu buzima bwawe, niba Yesu ataraba umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ariko iyo Yesu yabaye umwami, iyo Yesu Kristo yaje akabona ikibanza, akabona icyicaro mu mutima wawe, ugira amahoro. Kandi iyo ufite amahoro ubasha kuyaha abandi, ubasha kubana n'abandi amahoro, ubasha kuyatanga. Ndagira ngo nkubwire ngo igitondo, hari igitondo cy'ihumure, hari igitondo cy'ihumure, hari igitondo cy'ihumure. Ijambo ry'Imana avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ahari kurira kwararira, ukararurira wiganyira uvuga ngo ejo bizamera bite, ariko ngo hari igitondo, hari igitondo ngo ariko bwaki impundu zikavuga kubera ko hari igitondo cy'ihumure. Hari igitondo cy'ihumure, ni igitondo cy'umuzuko, ni igitondo itorero aho twababariwe ibyaha, twababariwe ibicumuro, ngo twarababariwe, cyari igitondo cyo kubabarirwa. Nshuti mwene data uduteze amatwi, ndagira ngo nkubwire yuko hari ihumure riva ku Mana. Yesu naguhumuriza urabuhumuritse, kandi ndakubwira ngo hari igitondo, iki ni igitondo cy'ihumure, kuko ni igitondo cy'umuzuko, ni igitondo Yesu yazutse. Yesu yarazutse, Yesu ni muzima, Yesu ntabwo agipfa. Ijambo ry'Imana ryavuga ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, njye na Yesu turi umwe, njye na Yesu twabaye umwe. Ugire ihumure, uhumurike, utekane, umenye yuko Yesu niwe humure ryacu, Yesu niwe byiringiro byacu. Dusoza, ntabwo njya gusoma iki cyanditswe, ujye kugisoma Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3. Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3. Imana iyo iguhumurije urahumurika, Imana iyo iguhaye ihumure urahumurika. Shuti yanjye mwene data unteze amatwi, reka nkubwire ngo iki ni igitondo. Yesu ntabwo akiri mu mva, Yesu yazutse, Yesu ni muzima, Yesu ariho, Yesu azahora iteka ryose. Hari ikindi gitondo dutegereje ikindi gitondo, ubwo Yesu Kristo azaza gutwara itorero, ubwo Yesu Kristo azaza kwimana n'umugeni we, ubwo tuzajya kubana nawe tutagitandukana ukundi. Icyo gitondo turagitegereje, dutegereje ikindi gitondo, igitondo umunsi umwe tutazatandukana, igitondo tuzabona babandi bose batubanjirije, igitondo tuzabona za ntwari zo kwizera, igitondo tuzabona babandi bose batubereye urugero, batubereye icyitegererezo, igitondo tuzabona umwami Yesu tukazamubona ndetse n'amaso. Biravuga ngo tuzabana ubudatandukana, tuzabana karamata, ntituzongera gutandukana ukundi. Icyo gitondo azaba ari igitondo cy'umunezero, icyo gitondo azaba ari igitondo cy'ibyishimo, icyo gitondo azaba ari igitondo aho tuzaba twambikwa, duhanagurwa amarira yose ayo twaririye muri iyi si. Imana ibahe umugisha, Imana ibafashe, kandi Imana ibakomeze, mukomeze kwibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndetse no muri iki gihe turimo, igihe cy'icyunamo, kugira ngo niba warakiriye ihumure, kugira ngo nawe ugire abuhumuriza, usanga abantu bahumurize, umuhumurize mu byo yanyuzemo, umuhumurize kuko ufite ihumure, ndetse nawe wundi wabinyuzemo Yesu Kristo akaba yarabaye ihumure ryawe, ni ukuri wahumuriza n'abandi, ushobora guhumuriza n'abandi. Ndashimira Imana, mu minsi ishize nabonye utodiyo bohereza
bavuga ijambo ry'Imana, hari ihumure kubera ko bafite uwabahumurije. Uwo Yesu Kristo yamaze kuzukira hagati muri twe, Yesu Kristo utanga ihumure iyo ari muri twe, uwo nguwo aruta uri muri bo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibafashe mugire icyumweru cyiza, icyumweru cy'umuzuko wa Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Imana nyir'ijuru, Imana yuzuye imbabazi, Imana yuzuye kugira neza, turagushima kuko wabonye yuko bikwiriye, wabonye yuko ari iby'agaciro, wabonye yuko kubana n'umwana w'umuntu mwami ni ukuri bikurutira ndetse kugundira kuba mu ijuru. Niyo mpamvu wemeye kwambara akamero k'umuntu, wemera ndetse kwikorera ibyaha byacu byose, wemera no gupfa urupfu rw'agashinyaguro, urababazwa kugira ngo twebwe tubabarirwe ibicumuro n'ibyaha byacu. Maze mwami data ndakwingize kugira ngo buri wese wumvise iri jambo, reka ribe ijambo ribasha guhumuriza umutima we. Hari ibimubabaje, hari ibyo yanyuzemo, hari ibindi bitandukanye, ndetse mwami ndasenze kugira ngo wowe Mana ibasha kugera mu mutima, ikamenya igikwiriye mu gihe gikwiriye, aba ari wowe utanga ihumure. Urakoze mwami kubw'igitondo cyiza, igitondo cy'ihumure, igitondo ndetse mwami dutegereje n'ikindi gitondo, umunsi umwe tuzabana nawe akaramata, uzabana n'itorero aho utazongera gutandukana n'itorero ukuntu. Urakoze kugira neza, icyubahiro ni icyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, mbifurije icyumweru cy'umuzuko.